makuru dushaka kugira ngo abantu bararane bakuri wabagahe Benovia buretse gatoya iyi nkuru nshaka ko abantu bagiye kurarana ndagira ngo Benovia mbanze nkwibutsa ijambo rivuga muri Bibiliya muri Zaburi ya 34 umurongo wa mbere haravuga ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose ishimwe rye rizahora mu kanwa kanjye iteka ibyavuze bigize ute birasohoye aha ni handi nyavuga ngo nta nkweto iburi yayo kandi buriya baravuga ngo urukundo ni iki ni impumyi kandi bakongera ngo love don't cost anything wagwan aho kabushaka kuvuga niyo boss iyo maze kuvuga ngo love don't cost anything aha ni cyagemba nifashe nkahita nshaka gukubita karuru nkashaka kurekuraho ya masongi nkatangira nkababwira ngo mucire birarura nanejejwe no kubona niyo Bosco nyuma yuko abantu bagiye bamukoraho inkuru nyinshi bavuga ngo agahinda karamucinduye niyo Bosco yagize gutya anyereka ikizungerezi anyereka icyana cya danje gifite wezere sinkubeshe Benov nanjye indimi nazirabishe bati umuntu bita Festina amajije gukingirwa na Irene ntunashingiye undi mwana none yirukanye muri rebu nkibaza se yaba agiye kuzishakira Dorcas ko ushobora gusanga muri Ndabirene nawe azishakira Dorcas azamutegereza si gahunda amutegereje agakura ntago yamushyira mu mago ariko wiseka ushobora gusanga rwose muri Ndabirene yishakiye Dorcas kandi rwose ubukwa tukanabutaha umwana yirere cyangwa ashaka kuzabanza akambara ingofero zose kubwo azategeza niya Dorcas akabanza akayambara oya Irene se nawe kakiri muto rwose yamutegereza Mutesi Jolly uzashaka ryari arangije aramubwira ati nzabanza ngira uti Mutesi Jolly atakiri urwego rwo kugira ngo mvuge ahubwo nasanze uyu mukobwa ni zahabu tubitse uyu mwana w'umukobwa ni intyoza ahubwo nanjye niyo mpamvu hari igihe nkora nk'ikiganiro nkavuga ati ariko bofure we ko nabonye ucuruza amagani kandi nkaba ndi inkoma amashyi ubu koko wandebye ijisho ryiza mushiki wanjye nanjye nkamutereka mu kizuru nkavuga ati bibi birabaye shampura yagiye kugiye kumwakira kakagani bita bucura nza kubona inkuru ya Ariel Ways ndangije ndavuga ati reka nshimira Mutesi Scovia wasabiye aba bana b'abakobwa ko baberekeza muri rehabilitation ariko nkanaza nkanavuga ngo aya mahoteli aba bana b'abakobwa cyangwa se abantu muri rusange ba marketing manager nyuma yuko bagiye guhereza abantu ama apartment bagiye babanza babahereze terms and condition bagomba kugenderaho kugira ngo batazagira abandi bantu bisanga muri aya makosa babaranda zinduka mu gitondo nateguye iyo nkuru ndaza kuyirekura nyicambu ndaza kuyigarukaho ngaruke ku gahinda Coach Gaël yagiye agira bagiye bamutera n'uburyo amaze kubona urwego rw'iki rwiwe nkubwire n'akanama kaba boss kakozwe gashaka kwerekeza kuki tunababwiye n'iherera ry'indirimbo ya Bruce Melody ndetse na Diamond Platnumz ku munsi w'ejo nanababwira ku nkuru yanjye y'ikipe ndi kwamamaza bita Missouri FC Yes, of course, come to be Binoveke fake, of course, King of West Ambassador for coming us to Topamana and talkative to Trafoka with Nirugite. A Vinesha Kumashikondo avuzwe, amjesha hit yo terizuba, yitinshuti y'aba boss, yitijwi iry'aba diaspora ntinigejwi abandi nikakajwe ku pandemic in the city mwuzukuru hojama funzi shop mwana umugore imbaraga z'yukani zubaka vuba nyitaho parera nyitorone sipeka nyitishoka ntago mwavuze ngo twamamaza ibyuma ntago mwabivuze ngo twamamaza ibyuma iki ni icyuma ubu platina afite iki oyayirekiyo tuzayikegeta ubu platina afite iki tuzayikegeta iki ni icyuma Sabu iki ni icyuma afite iri ntago ari icupa rirerire ubu platina afite icyuma komeza introduction yawe komeza introduction yawe ukomeze ubu iki ni icyuma icyuma kiri gutanga amafaranga twahe Kiduma ari kwamamaza iki ntabwo yamamaza B1 ntabwo yamamaza B1 ubu platina ari kwamamaza iki uretse gato rindira ugiye kubibona Karufani ntabwo yamaze kwerekeza muri Kenya
ntabwo yagiye gushutinga indirimbo na Kidumu buretse gato rindi ruraza kumenya ibintu bigiye kuba ntabwo nakubwiye ko boss ari hafi gukora rebo yitwa B1 ahubwo nzamubwira ari yagushyiramo muri rebo ngaho se ikibazo abandi bahanzi bose bahita biyiruka oya ijwi ryawe riri unique keretse umuntu bita Chameleone mushobora guhura akakuroga mwenda nko kunuka isambaza kubera ko uri copy yiwe yego SKY2 wabagahe na Bakino wabagahe na Bakino na Bagakenje utangira muravundereza uvuga uti mwakomeje kuvuga oya ntago ari ukuvundereza gusa nukwerekana ukuri ibimenyetso kandi biba bihari njyewe yo mbonye nk'iyi foto nkabona Platini afite icupa rya B1 Gin nkatekereza ba Kidumu nkatekereza ko aba bakoboyi bose bari kuza ndicara nkahita mvuga ati buryo urwego rwanjye rurarenze reka niha amapeta none se burambwira ngo uru ruganda urabyibuka intambara twarwanye kugira ngo iyi nzoga izigoyinge viral izindi ayandi macupa tuyicaze ntabwo ubyibuka abantu bavuze induru nkajya nkora ibiganiro bya icara wiga nifite agacupa ka B1 ndi gukubita avec deux avec trois iyo nakutaga buri mukire wese wabaga uri kureba kiriya kiganiro yaravuga ati inzoga Sky itari kunywaho akavuga amagambo nkaya akamenagura akinjira mu mwandiko akitakuma agasukuma yarangiza akinjira agasohoka yicaje abantu abandi abasibije agatambukana umucyo agakumira yarangiza akanacyaha akavivura uwimuka kwimukusibira akasira ariko we uyu mwanya wa none nagiye kuvuga tuwitwa Rarewezi na Babu tubasibize oya ariko wikinjira mu nkuru gutyo buretse iyo nkuru sima nshaka ko tuyinjira gutyo twari tukiri muri wa mapo waretse tukikure iyo nkuru yihorere mfite uburyo ndayimenagura inkuru ya Rarewezi yihorere twikore wo map ibindi tube tubyihoresha sho wari umeze ute rero meze neza cyane ndashima Imana ejo bundi natembereye Musanze ndi kumwe na Amaji de Black yazanye imodoka irimo inkoko tarani ya modoka yesasi etwara imodoka cyane ko zashaka ababire bose mwana waneka ndi ibintu mbivuge ariko Amaji azambabare ukuri ibaza Amaji tugiye mu gitaramo ibaza ko Amaji twamubuze yabanje kuzenguruka amasoko ya Musanze ngagenda babwira ngo mbazaniye inkoko agenda yicururiza gake gake naravuze ati iyi ngiyi ishobora kuba atari depression gusa ariko Amaji yanze kwiba oya nari nyine ni byiza ariko baze kubona nk'umusani nka Amaji wakoze turi ku ishuri sibyo agakora twara yarangije agakora uruhinja agakora amahiti na Bruce Melody ukajya kumubona ukabona none ari kwishakira amasoko none se niba nta manager afite akaba nta mafaranga bigeze bamuhereza iyo miziki yanyu mukamwanze no gukina n'indi miziki mishyashya ubwo Amaji icira mu nzira depression reka tuvugishe cyashaka amafaranga reka tuvugishe kuri reka tumuvugishe kuri ngiye kubikubaza Amaji ari muri defeat cyangwa ari muri breakthrough inde Amaji ari muri defeat cyangwa ari muri breakthrough bitewe n'uburyo twamumenye buretse gato buretse bitewe n'uburyo twamumenye Amaji de Black ari indirimbo zajya atangaza ubutumwa kubera ko asanga ari indirimbo zigisha kwa Amaji aba businessman nge numva nta kintu bitwara oya nyine ndakubajije ugiye kureba Amaji wa wejo bundi Amaji ni buretse ko munarenganya abantu sibyo ngenge kukubwiza ukuri Amaji si inshuti yanjye reka nanjye ubwanjye niherewe sibyo ngende mu biganiro cyane kuruta imiziki sibyo na Amaji nawe rero buretse gato ari mu nkoko yego ari mu nta kibazo reka tubyihore wowe nuko gusonda indirimbo ryari turi wano ni yaso turi wano ni yaso ariko nanone twarayikoranye si indirimbo yanjye se njye ariko abakakanya mfite indirimbo iri trend ariko nawe twakoranye Kampala oya anafite indirimbo cyashira birarura wijya kumbwira zana Kampala hano uzana na turi wano turebe induru turebe indirimbo yagoyinze viral umusa turi wano ni yagoyinze viral iyo ni njye mfite hit ndi kugenderaho mfite nyuma ya turi wano mbere nasoye EP iri indirimbo 6
sibyo nkora na video ibita rokete unabona ko ari video irimo n'umufungo na video nziza nyuma yaho mbakubita agakeregeshwa k'ingoma nakoranye na lirike tutarashutingira video nyishyiraho nawe yaudi mbanyiteretseho kandi n'indirimbo iryoheye amatwi na production yayo wumva kari sawa hongereho na turi wano imeze neza kandi mfite n'ibindi bintu mu gikari ariko amaji rwose aya majari muri defeat na breakthrough rwose amaji afite indirimbo bita scam oya kusubu kuko tuvugisha kuri izo ndirimbo za maji za kera nizuje kunywa oya ni cyashya oya nanone bajya amaji nawe kerageza aze muri studio azazane tumushakira abapeti ba Ruganzu bicare kuri projet bamuha ibitekerezo ntabwo ibintu reka rero mbabwire ngewe n'amabanga namenye umuziki ukuntu usigaye umeze nta bintu byo kujya muri studio uri wenyine ngo nanditse indirimbo ngo yanjye oya ubujya muri studio ugahamagara abajama mukaza mugahuza ibitekerezo pfa ko ufite title gusa ukavuga ati ngewe mfite melody imeze gutya nkeneye duhuza ibitekerezo dukora ikintu cya danje amaji rero birabyo kuvuga ngo ngaraje ndaririmba ng'inkoko zanjye mwarazirwanyije ngibi oya amajera kurekura arandekuraho sibwo ngubwo ibyo mvuze hako suvuze ko nyurugo yapfe ni ubumwisha amaji kino gikombe kindenge oya reka ibintu mani kuvuga nibyo ndabasha umusa duheruka hiti amaji ahubwo ubu ngewe ndi amaji de black nahita mfata nk'inkoko 100 aka kantu gakire muri tizi ndamutse mbaye ndi amaji de black nagurisha inkoko 100 narangiza nkaka iki kora Bob Bruce Melody tukongera tugakora indirimbo kuko nubundi abo bantu baku diwo yabo biryoshye ntago wambwiye kwitwa Bruce Melody ibyo Diamond yamukoreye ntago abizi ngayibaze nk'uyu nawe aravundire ibaze ngo nkahiti y'amaji ngo duheruka ngo niyi nkuru ngo yimbwe imwirukanka nawe nabayakana n'abanzovu na ziriya bw'amajara zigurisha abafite n'ibibwana bagurisha hari yiterekeramo B1 Gin abafite ibintu byinshi agurisha ariko SKY2 rero mbu burwayi bw'amaji turabwita uburwayi nimba ari depression ariko ari muri business by the way Okay, njye ntago nase ko umuntu uri muri business oya nje navuze mu bijyanye n'imiziki navuze mu bijyanye n'imiziki kubera ko abandi basani hari igihe bakora comeback impamvu mani kukubwira ati ese karaga komande nakawe na ka prince naka prince urumva na kaskaira nuri amwana bagiye urumva bonye igikorezo mpita nibagirwa aho niho bita muri Titos Garden kagurema akanyama kamwe buretse kagurema akana sikaitu oya nakamera n'ubundi razimusange babanza babibona yaraye kunseka oya urumva hari utuntu naba ngomba kugira nangiye kuvuga oya shakira biruru kubera iki mu boss abatandebye cyoroshye uranseka maze nyuma baragusiranye ryino nyamakuru kw'Imana oya nukuvuga ngo ariko boss bamwita nde amwita prince ni grafre uretse mubwira shirishaka nako jumenya uretse nyine ngubwire beno uretse gato ari banje wabyumvisha ngo shiraka nusu turayisangira uretse gato uretse bamwita prince neza n'ubundi butari buncure ni wowe uvuye mu kiganiro oya reka nkubwize ukuri amerwe ni mabi nawe uri umushi ari mbaye mubuze controle oya oya uzi kuri inyama za sikaya ariko umucoma muri Tintos ararenze ahubwo dushimire boss by the way yego dushimire boss kabisa ko wavuze ati prince akavuga ati abahungu batereke banegeza ko igikorwa kigize gute kiza cyane kandi tugomba kugira gute kumara shout out hano turi no muri wa map yacu twe akora ibiki hano mukire yaragaze acuruza kenko yarakora n'umukire wanjye bita Yves wigeze kumasime 3 neka genda anama n'amafaranga 1,100 uri kubaka anantwara na muri Vigo bampakirira rwose barambwira ati tugende so tujye dushimira abakire nk'abo ngabo rero SKY2 rero nyuma yuko wenda tumajije kuvuma umuntu bita Boss Prince ucuruza kekayori tuvumbye Skyra nanuzi Naroyike ariko
mbanzi impamvu boss nawe mbanzi impamvu boss aretse nkakoramo muri ari kureba cya Sky akabona ukuntu ari icyuca akavuga ati reka ntange inzibyo Sky tumbe muhaye inzibyo azashingire Sky Royike bidatinze. Ibi bintu ndaza kubigarukaho inzibyo uraza kuyimaturana. Sky tuwabagahe rero yego bakwite papa doboy papa Sky nkuko wabivuze papa muceri papa muceri bakwite inspiration of the youth bakwite special material ingoma mashyi y'igihugu ariko bongeraho ngo inyamanzwa bahigana amakenga kahita nkubaza ngo hari igihe ugeze kumpa inzibyo urambwira ati yo nkuru buretse kuyivuga uyu mwanya wa none rero amakuru dushaka kugira ngo abantu bararane bakuri wabagahe Benovia buretse gatoya iyi nkuru nshaka ko abantu bagiye kurarana ndagira ngo Benovia mbanze nkwibutsa ijambo rivuga muri Bibiliya muri Zaburi ya 34 umurongo wa mbere haravuga ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose ishimwe rye rizahora mu kanwa kanjye iteka. Ibyavuze bigize ute birasohoye. Aha ni handi nyavuga ngo nta nkweto iburi yayo kandi buriya baravuga ngo urukundo ni iki ni impumyi kandi bakongera ngo love don't cost anything. Wagwan aho kabushaka kuvuga niyo boss iyo maze kuvuga ngo love don't cost anything aha ni cyagemba nifashe nkahita nshaka gukubita karuru nkashaka kurekuraho ya masongi nkatangira nkababwira ngo mucire birarura. Impamvu mvuze ibi bintu biranejeje nanejejwe no kubona niyo Bosco nyuma yuko abantu bagiye bamukoraho inkuru nyinshi bavuga ngo agahinda karamucinduye ngo nyuma yuko avuye kwa Murindabirene ngo yirukanwe abakire batangiye kugenda bamuzerereza. Niyo Bosco yagize gutya anyereka ikizungerezi anyereka icyana cya danje gifite wezere sinkubeshe Benov nanjye ndimi nazirabishe ariko nubwo atabona mwebwe yaberetse harya ngo yitwa Irene uramukobwa reka nkubaza akantu gato bamwita gute Zebrasi Mukamishi Irene sha none se Irene ko numva ibintu byitwa Irene Irene wagiye gucuruza biriya bintu ushobora gusanga ari na mushikiwe betse gato yego ahita nibaza ni si Irene amambere batubwiye ngakundana n'umuntu bita ngo Aisha yego inkindi oya ariko bukeye mu gitondo mbona ahise ashingira umukobwa we bavuza induru bati umuntu bita Vestine amajire gukingirwa na Irene none ashingiye undi mwana none yirukanye muri rebu nkibaza se yaba agiye kuzishakira Dorcas ko ushobora gusanga Murindabirene nawe azishakira Dorcas azamutegereza si gahunda amutegereje agakura ntago yamushyira mu mago ariko wiseka none se Dorcas ntari gukura ushobora gusanga rwose Murindabirene yishakiye Dorcas kandi rwose ubukwa tukanabutaha umwana yirere cyangwa ashaka kuzabanza akambara ingofero zose kubwo azategeza niya Dorcas akabanza akayambara oya Irene se nawe kakiri muto rwose yamutegereza bagakora bibibi rwose yego ukabona iki gituma atinda gushaka wowe kutegereje Jose Jose ubu Jose namaze kugira 19 ntabwo umutegereje imyaka ingahe kwezi habura umwaka umwe habura imyaka 2 ngacyuzuza 21 wemerewe kumushaka ubwaro yike na Sky se ntabwo tuzata Sky turero gira ngo witwa niyo Bosco yamaje kwacana umucyo ndetse rwose akoza wamaze kubona muretse gatoya iki nicyo kintu nagiye ngarukaho ngenda mbivuga ibi bintu ndavuga ati mura nibaza impamvu witwa Philipita najya nkunda kumubona mu birori byande cyo kwa Irene ariko Peter mu minsi ishize uwitwa Philipita yavuze ko mu Rwanda haba abanditsi benshi haba n'abahanzi benshi ngari kumwe mu bahanzi akunda no mu banditsi benshi akunda niyo Bosco none nyuma yuko niyo Bosco ateye ivi ntago nigeze nongera kubona comment ya Peter ariko nagiye kubona mbona ahubwo ngo za nshuti zakadasoka za Murindabirene ukurikizaho Junior Giti wongereho Christize ushyiraho Vestine na Dorcas hamwe n'umugabo wa Vestine wongereho Murindabirene wongereho Bwiza abo bantu bose ndi kukubwira ni zimwe mu nshuti zakadasoka ahubwo naje kwibaza ikibazo ngo konzi inshuti yakadasoka niyo Bosco bita Jay Polly kuki nakubonye wishimira ibyiza by'umuvandimwe Jay Polly
ikibazo nibaza nanjye nkongera nkibaza ngo ese SKY2 bamufashe nk'injajwa ko mu bintu byo mu muryango wabo kwa M.IRENE ntajya mubonamo none se ngewe eka mwisubirize nshuti yima ngewe ko ndi umugenzi mba nitambukira kandi abahuje amarnyo bakaba bogana wandekeye imihanda yanjye ko narindi kwikubongana na kamaro wanjye twitigitira yego ubu imyaka yose wamaze ukora rumazi yo muri MIE uzana bitwa ba Vestinari gusakuza uvuga kuri ba NIYO BOSCO ubwo nta kintu byabafashaga cyangwa babariragaho nubundi oya nanjye nacuruzaga nanjye nacuruzaga views nanjye nicurizaga views mu content creator kandi tekereza ko uwo muntu uri gushingira abo bantu bose yahereye kuri wowe nabanje guhera kuri Philippe reka banze mere kuri Philippe nagari wakubereye oya pare wanje ni kamaro pare wanje ni kamaro ura yaje ga pastor yaje none saba abantu bose aba pastor bashingira niko bakomeza bakajya mu ngo zabo isubundi M.IRENE yahawe isakrament y'ubu pastor kuva ryari Pastor Korode yarikuye burabukwe bwanyu tuzabusoma Pastor Mutesi yarikuye we numwe nabo se uretse mbanze nkubaze ngo kubita urutonde rw'abapasiteri ngewe ntaza hano bimikiwe uri kumwitiranya nabo basikama uratangiye ntabwo ugiye kuneranya na Korode jire Korode kandi yaranyiyamye ugiye kuneranya nawe rwose yarambwiye gatwe ugiye kuba Korode je yambwiye ngo ngiye rwose ati ujye uvuga ngo sindi pastor ati ndashaka ngiye kuzakubwira ahantu ngewe ngo nabikuye ariko noneho yambwiye ibintu ndavuga ati uyu muntu ibyo byose ashobora kuba avuga ukuri ntabwo wibuka uwitwa Yongwe avuga ngo ngese ngo kuki ngo muri Ndabirene ngo ni gute ngo yasezeranyije uwitwa SKY2 ngo ubundi yimitswe nanjye ndangije ndagaruka mbwira Yongwe ngo nawe nta hantu nzi wimitswe uko yansezeranyije Kizimbabwe reka twishimire kuba uwitwa NIYO BOSCO amaje kubona urubavu rwe kandi koko nababwire ngo nta hantu Imana itakura umuntu nta hantu itamugeza tubifurize kuzabyara ahungu nakobwa ndetse tunabifurize kuzagira ubukwe bwiza cyane kandi buhire SKY2 rero ngira ngo nyirimo kwishimira ibijyanye n'ubukwe naje kubona umwe mu ba Miss batagize ibihe byiza dore ko nyuma yaho wenda Miss Rwanda hagararaga yatazirwaga kuba ari we muntu ubigizemo uruhare ariko akaba yaze kuzana akantu kitwa ngo ceceka ikibazo cyawe akaba yamuritse inzu y'umuturika ndetse ntekereza ko nabihamya ko asibye Jolly ukongeraho umuntu bita muri bano bakobwa bidekaraye uyu njya nkunda cyane bashabe ukongeraho umuntu bita AREKUYE aribo bakobwa amaje kugaragaza ko rwose usibye kuba bafite ikibero gishamaje ariko no kumufuka naho hashobora kuba hageze gute hashamaje back in the days Mutesi Jolly sinzibagirwa yigeze gukorana ikiganiro n'umuntu bita Yago Pondati yagaramubwira atari ko Mutesi Jolly uzashaka ryari arangije aramubwira ati nzabanza ngira uti shaka amafaranga byaje kugenda gute mwagiye mubivuga ariko namaze gusanga Mutesi Jolly atakiri urwego rwo kugira ngo mvuge ahubwo nasanze uyu mukobwa ni zahabu tubitse tekinolojiya ntabyo wabonye ntabibona se ntabwo umaze ko kubona Mutesi Jolly ari we mukobwa tuvuga ati uyu niwe mukobwa w'intyoza mu gihugu ababipinga mujye muri comment mubivuge uyu mwana w'umukobwa ni intyoza ahubwo nanjye niyo mpamvu hari igihe nkora nk'ikiganiro nkavuga ati ariko bofure we ko nabonye ucuruza amagani kandi nkaba ndi inkoma amashyi ubu koko wandebye ijisho ryiza mushiki wanjye nanjye nkamutereka mu kizuru nkavuga ati bibi birabaye shampura yagiye kugiye kumwakira kakagani bita bucura wenda bakajyamo make wahita yikoza nka Kongo bakagwamo bukeya agwe nka kapisto no batujya kugurisha oya wagiye ibyago oya nashaka zanyiheraga uzi ko bahita bagufunga oya aguhaye gani bagufunga oya kurisha mu buryo oya nta kibazo oya ngenze hari icyo nzamwiyakira bufure hari icyo oya hari icyo nzi ariko ubundi ko wabyihoreye ko mba ndi kwivugira nitambukiraga
nyuma yuko ibyo byose bikomeje kugenda biba byaje kurangira mbonye inkuru nza kubona inkuru ya Airways ndangije ndavuga ati reka nshimire Mutesi Scovia wasabiye aba bana b'abakobwa ko baberekeza muri rehabilitation ariko nkanaza nkanavuga ngo aya mahoteli aba bana b'abakobwa cyangwa se abantu muri rusange ba marketing manager nyuma yuko bagiye guhereza abantu ama apartment bagiye babanza babahereze terms and condition bagomba kugenderaho kugira ngo hatazagira abandi bantu bisanga muri aya makosa kuko nukuvuga ngo nubwo Airways yerekeje muri rehabilitation y'Ibutare ariko umenye yuko hari reputation yagaragaye ku izina ry'iwe na Babu itagenze neza ariko kubera ikibazo cy'ahantu bagiye hagaragayemo iki Miss Security impamvu habayeho Miss Security nta yindi mpamvu nukuba nta terms and condition marketing manager wa hoteli yigeze yerekana Benovia babaransoza kino kiganiro nkomeze mbwira abantu ngo nimukomeze mubane n'Imana namwe Imana ikomeze ibakunde natwe dukunde abakire muturebe ijisho ryiza dore tugiye gutangira iki Tour du Monde muduhereza akazi tubamamariza bantu mugiye kugenda cyangwa mugiye kugenda natwe mwibuke ko ejo tubafite ikintu biti inkuru ya 1:55 am ndetse n'ibintu bya platini twaciye hejuru iyo nkuru ejo n'ukubimena ejo iyo nkuru Benov babaranda zinduka mu gitondo nateguye iyo nkuru ndaza kuyirekura nyicambu ndaza kuyigarukaho ngaruke kugahinda Coach Gaël yagiye agira bagiye bamutera n'uburyo amaze kubona urwego rw'iki rwiwe nkubwire n'akanama kaba boss kakozwe gashaka kwerekeza kuki tunababwiye n'iherera ry'indirimbo ya Bruce Melody ndetse na Diamond Platnumz ku munsi w'ejo nanababwira ku nkuru yanjye y'ikipe ndi kwamamaza bita Missouri FC iri guterwa inkunga n'umukire wanjye bita Boneri hamwe na Bamos ariko abakinnyi banjye bitwa ba Gadisani ayo mazina ndashaka kuyahindura abitwa ba Tegeboy namwe ayo mazina ndaza kuyahindura Boneri na Amos muze kwicara ahantu mutekereze kuri bari abakinnyi nta mukinnyi witwa Gadisani nta mukinnyi witwa Tegeboy ayo mazina ndaza kuyigaho big up to yourself. Thank you. Wow, we let the game shake.